mfite imyaka 8 ko nari ntangiye mu wa kabiri primaire nibajije ikintu aho ababyeyi banje bagiye nicarana na mukecuru byara papa ndamubaza ndamaze mama niwe nitaga mama kuko niwe nabyirutse ndeba ababyeyi bambyaye ni wowe ko mbona ushaje cyane ati mwana wati wapi ababyeyi bawe barapfuye bapfuye ryari se bapfuye gute navutse gute ambwira ati barapfuye byanabaye na bibi cyane twari tuzi ko nawe utazabaho ariko turashima Imana yuko ubu ngubu uriho ese byagenze gute ngo ufite imyaka 2 abwira njyewe mfite imyaka 2 ubwo nari ndi iruhande rwaho mama yasambaga n'ikibi ubuzima bwawe ubwo nyuma bwagenze neza byagiye bizamuka gute nyuma yaho nyine nabirengejeho nkajya nshaka ahubwo ikintu cyaneza imbere ngo kuva nyiri moto isi nyibasira insiga ku gasi nawe ntaririra naho namenera ndibuka nkababara mu buzima hari byinshi byanduhije ngo nubwo abanzi banduhije ninji yari nge kibamba mu njyana yoza roho isomo narafashe mahoro kubafana bamoza ku mutima Imana ibongerera ibyahishwe biregereje ibyahishuwe birageze nanjye ngeze mu gihe cyo kubaho ukuri nanjye ngusuzo kuri iki aho ni Rwanda zere ko umeze neza cyane ugire mu bice byose bye bitandukanye mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nizere ko namwe mumeze neza cyane kuko uyu munsi ntabwo nigenge ndi kumwe n'umujamo buri kuri fresher wamubonye meze bite umusa narebe bro biracamo cyane kabisa ni buhoro imbere y'Imana ntabwo uri kubeshya wadaye ntago ngubeshya kabisa murakoze cyane niwe tugiye kubana nta kintu usabwa usibye gukora subscribe ukareba na kintu kiganiro cyose ko ni ikiganiro cyiza cyane tugiye kugirana subscribe like comment na share nizere ko ntacyo byagutwara nabyo ubikoze cyane nkuko ubizi iyi ni all in one Rwanda ye nitwa Big Man kuri kamera ariho Joshua umusaza utangiye twakira murakoze makuru turashya wowe utangira gute urashaka ngo nangire gute nyine ntago mbizi biterwa nuko umuntu ashaka okay ukina football amura gapira gute ngo kuva nyiri moto isi nyibasira insiga ku gasi nawe ntaririra naho namenera ndibuka nkababara mu buzima hari byinshi byanduhije ngo nubwo abanzi banduhije ninji yari nge kibamba mu njyana yoza roho isomo narafashe mahoro kubafana bamoza ku mutima Imana ibongerera ibyahishwe biregereje ibyahishuwe birageze nanjye ngeze mu gihe cyo kubaho ukuri ikinyarwanda nkaba abanzi bakajigirwa ndo wa mbere mu bambere n'ikiwazo umbwira waje nabi naguha umujama cyangwa umukobwa aje nabi wamura Ewana tumwa nk'icyayi efo umeze ute cyane cool ndabona wameze neza kabisa asante kabisa weekend urayitangira gute cyangwa urabona ugiye kwitangira gute ubu ngubu nyine nkatwe nk'ubuge sinavuga ko ngiye kwitangira kuko mbibarabije tu hari nk'umuntu ushobora kuba dukurikiranye atakuza ubwa mbere akubonye nizere ko ntakosa yabakoze nakosa wamwibwira gute namwibwira banyita Sanji amazina nkoresha mu buhanzi amazina asanzwe ababyeyi banyise ni Munyashongore Celestine Celestine Sanji man ariko nyamara ibintu bya G bisigaye byaraje muri minsi ngo gasoji ngo Sanji nanjye kuzahita ngo Big G nibyo urumva ko G riri gukora amabara ariko muragenda bikora akazi kose G ni sawa cyane umusaba watangiye umwuga wawe wo kuririmba ryari wamenye gute ufite no mpano menya ko mfite impano byari 2012 icyo gihe nari ndanje primaire ubwo nari ninje mu buzima busanzwe nakomeje amashuri nashakishije ikintu cyakomeza kutumotiva nyine mu muryango ubwo aho nciye bitewe na kariyeri nayo ninjiyemo n'abantu nayo ninjiyemo bambonagamo ukundi kuntu ngewe ntari ariko ntazi ko bindimo anytime ndavuga ati wayi kuki abantu bamfata uko nari kandi reka noneho nihigemo ikindi kintu ngura registre nkagenda niyandikira utuntu nyine tubisanzwe ubwo biratinda
ntazi ko bizavamo indirimbo 2017 nibwo ninjiye muri musical. nibwo winjiye muri industry ya music nk'umuntu uririmba hip hop. Kuri ubu ufite indirimbo zingahe? Ubu ngubu mfite indirimbo 6. Zifite amashusho ni zingahe? 5. Musa buryo ufite n'agaceri wapi ntako tu. ese uzi ari kugiza ari gihe usanga nk'umuhanzi afite nk'indirimbo nk'icumi ugasanga ni nk'imyonyine ifite amashusho. Yego, ariko wowe urumva ko bimeze neza. n'ubufasha bw'abantu bamfashije, nta kintu na kimwe nako, nta kintu ngira ngiye n'ubufasha tu, umbonyemo impano agira icyo ankorera tu. Izo ndirimbo zose iyo wabonye wenda abantu bakunze cyane ukurikire izo wagiye ukora zose ni kuko twe kumenyekana biba bikiri hasi cyane kubera ubuvugizi bwacu bukiri buto. Usibye iyo nahimbye nka true story bita iyi si yanjye, ni true story zanjye na mama Africa, ariko n'izindi zirarebwa. Ubu umushobozi mfite kuri channel yanjye zirarebwa tu. Channel yawe ni Sanji 2017. Niyo channel yanjye. Promotion nk'umuhanzi ukizamuka ubona yifashe guti kuri wowe? iri promotion ku bahanzi bakizamuka wenda reka mvuge muri generation ibitugoye cyane ko kugira ngo nyine kumugeraho kumubona ni byiza, ariko kumugeraho nyine birakugora tu kugira ngo umubone ibyo ushaka tu. Bigoranye, ariko iyo umugezeho mukavugana biba ari sawa, ariko mu gihe utaramugeraho kuko uranamumenya kwanza, utaranamumenya n'ubwo promoting utaramumenya, ariko iyo mubonye hari aho bigera, itaramubona niyo mbogamizi. Akantu ka giti se wenda ubona uburyo wenda ugatanga cyangwa hari abakakwaka? Ntawe muri iyi generation twarabirenze. Ubu ngubu nye ntawe kabisa, ntawe. Ubufasha reka n'ubufasha. Ntabwo ibyo byabagaho mbere, byabagaho kugira ngo umuntu muvugane urajya ngo niki, ariko ubu wapi mugeraho nyine mugaciringa kumva nimba akeneye kugufasha cyangwa adakeneye kugufasha. Ni iki muri wowe ubona kikugoye mu kuba uri umuhanzi uririmba hip hop mu Rwanda? Ni cyo ubona mu buhanzi bwawe uvuga ati iki nteko kiri kungora ukuntu? Babigoranye iyo uba ukimama ukanipapa, hari byinshi ububura. Kwimama ukanipapa ndavuga kwifasha buri kimwe cyose, nko kubura umuntu kugira inama mu bintu runaka wenda utekereje kuba wakora. Ushaka kuba ugiye kubikora ari byiza cyangwa ari bibi, ariko udafite umuntu ukubwira ati ibyo bintu ni bibi cyangwa ni byiza, no kugira ngo nyine umuntu arusheho kugenda amenyekana bitewe no kugenda nabo ugenda ugeraho bashobora kugira icyo bakugezaho mu kumenyekanisha ibihangano byawe. Nicyo umuntu nkanjye ku giti cyanjye ngenda mbura cyane kabisa. Ari nka amalebos ari hano hanze, cyangwa ari usanga abantu bakoresheje ibintu by'abana bafite talent, wenda hari nka lebo ujya wegera cyangwa se nk'ayo marushanwa ujya wenda yavuga ati wayitabira? Mwe namwe nshoboye ayo mbashije kuba nakiyinjizamo, nyageraho nkaba nana competa neza, competition zikanagendana neza, ariko ni buhoro buhoro. Zimwe nzigeraho, stage zimwe nihirinze nzigeraho nkacaho, ibindi nyine biba bitaraza ariko biba bizaza tu. Yego. Nyuma ya music ufite indi mpano urarenze nabwo? Nta muntu urenze kuri iyi si, ibintu byose ni ukubikora nk'uko ubikunze tu. Yego. Ufite ihe mpano nyuma yo kubura umuraperi? First of all, njyewe ntabwo navuga ngo ndi umukinnyi wa filime kuko nabyisanzemo, ariko sinenzi ko mbifite nabyo. Ihe mpano ni ihe mpano nyine, nubwo uvuze ngo ntabwo umuntu abarenze kuri iyi si, ariko aryo usanga ufite n'indi mpano usanga uzi wenda ko ushoboye gukora ku buryo ushobora no kujya mu kizamini ukagitsinda. Barayingerageje, ariko nanjye nasanze ariyo mfite, nko kuba nakina ndakaye bikabije, hahandi ubona ko umuntu arakaye. Gukina filimi ndakaye. Hari filimi bangeragejemo nza kubikora, ariko nanabikora no mu zindi acting nazo nzikora, gutwara n'iki, ariko byose ndabikora, ariko
style yo kurakara byo ubu narakaye anga wahita unikubita hasi. iyo filime yagaragaye yitwa gute? Bayita The Drop. Yarasohotse cyane gaso. Iracya hari amatrailer agenda aza ntago irasohoka neza ariko muri uku kwezi kuri gutaha kwa 11 ushaka kubigeze hanze bakayireba. Gusa acting hakantu nk'akimena amasegonda 30 ndebe. Se ko nagitinzemo nyinshi. Nagitinzemo. Ko kurakara. Akoma igihe nakubwiriye ubu kuva mu gitondo gihe naraye inyuma y'urugi. Ni gute ugomba we gihe nirwa inyuma y'urugi inzu n'igihe uyikodesha urumva n'igihe uyikodesha wowe undaza inyuma y'urugi urarana abakobwa urara ijoro ryose genda ari inyuma y'urugi kandi igihe uyikodesha men ubwo sibyo ni ibiki ni hagati ubushaka kunshimira. Ubundi byo ni ibiki ibyo bintu ari kumbwira ni iki? niyo ngo urabona ko ufite impano. Ese niyo filime yenyine wagaragayemo cyangwa hari izindi wenda wagaragayemo cyari izindi ukinamo gukene ko zitarabasha kujya hanze? Hari izindi nagiye nyinamo amakampani bita Hapa Media Center. Hari filime twakinyemo iri mu rurimi rw'igifaransa ariko icyo gihe twarabafigira ndumva ari izo ngizo ebyiri nabonetsemo. Ubona filime umuntu aje akaguhitishamo hagati ya filime n'umuziki ubona ari kiwe wahitamo ku buryo wavuga ati nta kibazo reka mfatire akangaka ariko nkomeza kuvuga ati muri ibi biri hitamo ikintu kimwe cyo ukomeza? In fact kubera ko ni ibyo byose biza byaje binsanga hari ibindi nkora. Nari umuhanzi kuva 2012 ninjiye mu kwandika nibwo natangiye ubuhanzi bwo kujya ndema ijambo nkaryandika 2017 rero niho umwanya nari mbonye wo kuvuga ibintu nari maze kwandika muri iyo myaka 5 yari hise. Nibyo rero maze kuvamo izo ndirimbo 7. Rero umukumbwira ngo kurumitisha ari akazi sava ntagenda hari icyo bambonyemo ngomba gukora bamamagaye koko bahari icyo yego of course nakomeza umuziki wanjye giye kuko niyo maraso kabisa. Musa ndabona ufite impano burya kuba wabasha kuririmba ukaba wabasha gukina filime kandi neza nkuko mbibonye muganda gato yogerageje ni impano ugomba kwibyaza umusaruro. Yego. Twakomeje tugire mu buzima busanzwe. Musa ubundi uhagaze gute? Uri umusore w'imyaka ingahe? Ufite umugore? Ufite abana bangahe? Ufite ababyeyi? Bimeze bite? Imyaka yanjye mfite imyaka 23. Navutse nta mugore ntabo kabisa ndacyari umupeti nyine ndacihiringa nishakisha. Yego. Ku babyeyi nta mubyeyi mfite. Ababyeyi nababuze nta nabo nzi kwanza kuko nabyirutse namenye ubwenge nabo mbona. Sinavuga ngo basa gutya sinavuga gute na gutya nabo barapfuye muri make. Sorry. No kwihangana. Ari gihe nk'umuntu aba yicaye nk'umunanye mfite ikintu cyambabaje mu buzima. Ari gihe umuntu usanga hari akobwa ati ikintu cyarambabaje mu buzima ku buryo nta nakibagirwa ku buryo niyo yababara ati akubwira ati oya cyambabaje kiracyari hejuru kubwawe n'ikihe kintu wicara ukavuga ati ikintu cyarambabaje ku buryo ntazapfa mbyibagiwe? Babigoye umuntu agira story nyinshi ariko ibintu bigeraho bigatungana. Nyiri umwana mfite imyaka 8 ko nari ntangiye mu wa 2 primaire nibajije ikintu aho ababyeyi banje bagiye nicarana na mukecuru byara papa ndamubaza ndamaze mama niwe nitaga mama kuko niwe nabyirutse ndeba ababyeyi bambyaye ni wowe ko mbona ushaje cyane. Ati mwana wati wapi ababyeyi bawe barapfuye. Bapfuye ryari se? Bapfuye gute? Navutse gute? Ambwira ati barapfuye byanabaye na bibi cyane twari tuzi ko nawe utazabaho ariko turashima Imana yuko ubu ngubu uriho. Ese byagenze gute? Ngo ufite imyaka 2
abwira njyewe mfite imyaka 2 ubwo narindi iruhande rwaho mama yasambaga nabashaga negeraga ngo nonkaga narindi konka ibere rye ari gupfa ako kantu kumve narindi konka ibere rye mama ari gupfa donc yapfuye ari gusamba biza kuza kutabyumva neza ariko nabigizeho uburemere maze kugwiza imyaka 17 n'itandatu gutyo nibwo nibutse neza icyo kintu mama yambwiye ndi mu myaka 8 kuva icyo gihe n'uwo munsi n'ayo matariki musa ntago nongeye kwishima kabisa icyo kintu cyambaye nka korone mu maraso iyo mbitekereje kuba ndiho naronse ibere ry'umuntu wapfuye ari mama wanje nyine wumva ko kuki njyewe ubwo nose iki nta mazi nyine byahise bimbabaza kwa yago icyo kintu kabisa n'iyi si yazahindukira ntago cyazamva mu mutima kabisa bakoze buriya ubuzima bw'umuntu udafite umubyeyi none ugasanga yabuze umubyeyi akiri muto sibyo usanga ari ubuzima bugoranye nka gutya ngana gutya nkabura ababyeyi bose ntago byabigoranye nkuko umwana w'imyaka imyaka birabura umubyeyi n'ikibi ubuzima bwawe bwo nyuma bwagenze neza byagiye bizamuka gute nyuma yaho nyine nabirengejeho nkajya nshaka ahubwo ikintu cyaneza imbere ninjiye mu tuzi twinshi nakoze ibintu byinshi ko nubwo nakubwiye ntaga amashuri nayarangije nagarukiye mu 3 primaire kubera ubushobozi bwo mu rugo ubushobozi bw'imibereho nyine muri rusange biba ngombwa yuko nkomeza kugenda nshaka ikintu cyatuma nkomeza gutera imbere kugeza n'izi saha ubuzima ni ikintu gikomeye musa kuri ubu ngubu aho ugeze kuri ubu ngubu ninde umuntu ushobora kuba washimira mu buzima bwawe ukavuga ati uyu muntu kuba ndi hano nko 70% bifitemo uruhare kuba ndi sanji uhagaze hano ubu ngubu cyo nashima no gushimira Imana n'abantu bagenda bamfasha ko nk'ubu ngubu nta kazi mfite ariko hari nk'umuntu uhangayikwa n'ikintu cyatumye waramutse ndavuga wenda se akubaza wariye iki wabonye icyo kurya n'iki ariko nta kindi navuga ni Imana gusa n'abantu banje kuko nta wundi muntu ufite ku ruhande undebera tu ni Imana no kwishakamo nanjye uburyo nihire ese hari umuntu akubwira ati iyo umuntu abaye imfubyi akiri muto arigihe azana umugore vuba kugira ngo wenda ngo umugore amufashe kuko burya niyo uri wenyine mu nzu arigihe utekereza cyane ugasanga bitari ngombwa ariko uri kumwe n'undi muntu arigihe ujya gutekereza uvuga ati waretse garuka urabiteganya ryari ku buryo bavuga ati nshobora kuzashaka umugore kino gihe biracyari bito hasi kuri njyewe ariko igihe iyo kigeze nyine ibintu urabikora kabona niyo byagutungura nabwo urabikora ntago rero navuga ngo ni iki gihe kuko nanjye ndacyari muto turabona ko nyishakamo ubushobozi bw'ejo hazaza ndakishakisha muri make uratekereza kuri korabo ryari n'umuhanzi wenda aho tuvuge umuraperi cyangwa uririmba bamwe ndabafite muri izo zose nkubwiye harimo amafeaturing ariko nekereza n'ayandi nta bushobozi mfite bwo kubikora ariko buriya iyo umuntu muri kumwe iyo umuntu wamubonye byose birakorwa so iyo ubona bashiye kubona no bita Paxson niwe twagerageje kuba twakorana ikintu bakita ibyahise lyrics yayo nayo irashobora kujyaho uyu munsi kuri YouTube channel lyrics yayo yabakurikira amagambo n'indirimbo y'ibyahise nyine igaragaza ubuzima nyine bwabayeho yego kuri ubu ngubu urebye uruganda rwa hip hop rwasubiye inyuma wemeranywa nanjye urambwa niba wemeranywa nanjye byasubiye inyuma ku ruhande rwanjye niko mvuga abona byasubiye inyuma ese koko nibyo gusubira inyuma uvuga sinzi ko wenda njyewe mbibona ariko hano abatipe barakora ntago gusubira inyuma nubwo wenda twe turazamura ibihangano byacu ngo bigere hanze biba bihari ariko nabo hajemo agatotsi kaho byari bigeze ariko ubu ngubu n'amaraso mashya arazamutse tipe barakora ntago ari ugusubira inyuma ahubwo ni ukubura ubishyigikira noneho by'ukuri
yego kubishyigikira by'ukuri akavuga ati iyi njyana niyo ya mbere ku isi, reka noneho natwe mu Rwanda tuyibyaza umusaruro. Nicyo kintu kibura, kuko iriya njyana ya hip hop niyo njyana ya mbere ku isi yinjiza n'amafaranga menshi. Yego. Turi gusoza hagenewe ubutumwa abafana bawe. Hari umuntu wari usanzwe kukuzi, hari uwo kubonye ubu ngubu akumva aranagukunze akavuga ati yo la mjama, nicyo mubwira? First of all mbanza kubashimira mwebwe nk'abantu bangiriye icyizere bakanshyira kuri microphone yanyu. Ikindi kintu navuga, nashimira abantu banje bahora bamba hafi buri munsi, harimo Eswari, Egisidira, n'abandi, na mushiki wanjye nawe n'umuntu w'ingirakamaro, ni umenye ko mba nabayeho ku munsi nuko bukeye. N'Imana muri rusange niyo ya mbere. Ikindi kintu nabasaba ubufasha bwo kumvuganira, bwo kuneza imbere baciye ku mbuga nkoranyambaga zanjye. YouTube channel ni Saniji 2017, Instagram nayo ni Saniji 2017, Facebook page yanjye ni Saniji. Nimvuga Sanji ntubyitiranye n'izuba cyangwa n'umuhungu n'iki. Ni Sani izina risanzwe, ni Sana anana usiga kanya G usiga kanya 2017. Niyo aho ngaho nuhagera ugakora subscribe, amashare n'iki, uzaboneje imbere muri make kabisa. Sanji urakoze cyane. Murakoze namwe muri abagaciro kandi courage. Asante kabisa.